Muraho neza abakunzi ba Master y'ubu. Uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo murebe agafilimi keza, agafilimi kari trend muri iyi minsi, agafilimi kagezweho, agafilimi gasohotse mu masaha make cyane, agafilimi kitwa The Thief Changed the Life of a Woman. Kuvuga ngo umujura yahinduye ubuzima bw'umukobwa w'impu. Nibyo koko urukundo rwariganje. Hano turi kubona utangiranye n'umukobwa wicariye ahantu bisa naho ari umuntu ategereje, gusa hari undi muhungu mwiza uri muri setsa urimo ugerageza kwegera aho uriya mukobwa ari. Nuko uwo umusore arakomeza aramwegera, ubona ko afite confidence, ubona ko ameze neza. Numubwira ati mwaramutse agenda. Umukobwa nawe numubwira ati bite. Umukobwa nongera aramubwira ati natekereza ko utari buze. Aramubwira ati ntabwo nari bureke kuza kandi nzi ko dufitanye gahunda n'umukobwa mwiza nkawe. Aramubwira ati akira izi ndabo ni wowe nazizanye. Umukobwa arazishakisha akabakaba, gusa uyu muhungu ntabwo yari azi ko uyu mukobwa ari impumyi, kabone nubwo bari baje guhura. Ahita arakara cyane aramubwira ati burya uri impumyi. Nuko umukobwa aramubwira ati nibyo koko ndi impumyi. Nuko umuhungu aramubwira ati kuki utigeze umbwira kare ko uri impumyi? Nuko umukobwa aramubwira ati ariko biri muri description ya profile yanjye. Umuhungu ararakara cyane ahita avuga ati umbabarire ariko sinshaka gukundana n'umukobwa w'impumyi. Nuko umuhungu ahita yikatira indabyo ze arazitwara. Gusa nyuma ya wa mukobwa hari igihungu cyakomeje kumutegereza, birasa naho hari ikintu gishaka gukora. Uyu muhungu hari umugambi afite. Uyu muhungu aho yibereye ijwi riramubwira riti ugomba kubikora, Jose ugomba kubikora. Ahita afata umwanzuro wo kuvuga ngo ndagiye, dore nubwo nshonje. Uyu muhungu arashonje, bishatse kuvuga ngo agiye kuba yakibura umukobwa w'impumyi. Aramwegera gusura umukobwa, uyu mukobwa arimo aramwumva neza. Uyu mukobwa nubwo atabona arumva neza. Ku muhungu agenda yomboka gake gake ajya aho wa mukobwa yari ari, aho umukobwa yicariye. Yego nibyo kuko ntabwo ari kumubona ariko arimo aramwumva. Umuhungu aragenda ahita amwiba agashakoshi. Umukobwa birasa naho ari ikintu yumvishije, kabone nubwo atabigaragaje. Nuko arihagurukira. Nuko wa muhungu akigera imbere abona kumbe wa mukobwa yari impumyi. Nuko umuhungu biramubabaza, kabone nubwo yari ashonje, yaramwibye ariko afite inzara. Gusa aravuga ati ntabwo nshobora kwiba abantu b'impumyi, abantu bameze kuriya ntabwo nabikora. Aragenda ahita amusubiza agakapu ke, amaze kukamusubiza n'umutima mwiza. Umukobwa nawe ahita yifatira urugendo arikomereza, asa n'uwitahiye, dore ko nubwo yari yaje guhura n'umuhungu bitigeze bikunda. Uriya muhungu yamwiriyeho ngo nuko ari impumyi. Umukobwa wafata inzira akigera muri kaburimbo, akomeza kugenda muri kaburimbo ariko umusore amwitegereza. Nuko uri kubona ko uyu musore agize ubwoba mu maso. Uriya mukobwa imodoka abuzeho gato yari igiye kumugonga, uriya musore arahagoboka. Nuko uriya mukobwa aramubwira ati ni ubwa mbere nahura n'umusore w'umujura ufite umutima mwiza nk'uyu nguyu. Umuhungu aramubwira ati se kuki uvuga ibi ngibi? Umukobwa aramubwira ati ndi impumyi ariko ntabwo ndi injiji. Nuko aramubwira ati impumuro yawe niyo yampaye ikimenyetso cy'uko ari we wari umaze kunyiba mu kanya. Nibyo koko. Umuhungu afata wa mupira we arihumuriza, yumva niwe koko. Umukobwa aramubwira ati wampaye isakoshi yanjye kubwe mubugiriye. Umuhungu aramubwira ati oya mukobwa mwiza. Umukobwa aramubwira ati niba utari umujura suri igiki? Umuhungu aramubwira ati njye numva ntakeneye kuba umujura. Nuko umukobwa aramubwira ati ushaka gukorana nanjye? Umuhungu aramubaza ati se wahakaza umuntu utazi? Nuko umukobwa aramubwira ati ndumva uri umuntu mwiza ahubwo. Umuhungu aramubwira ati nyamara ntubizi. Umukobwa nawe aramwitegereza aramubwira ati yego ariko nizeye ko ntari kwibeshya. Umukobwa aramubwira ati niba wemeye ngwino ujyane nanjye nkwereke icyo ugomba gukora. Nuko umuhungu abitekerezaho aravuga ati ariko urabizi? Ati nemeye ko ngomba kugendana nawe. Ati nemeye ko tugomba kugenda, buri kimwe cyose uzampangira nzacyemera. Nuko berekeza inzira y'umujyi bafata urugendo. Uri kubona ko batangiranye urugendo. Umuhungu ahise afata urugendo rwo kuzajya agendana n'uyu mukobwa aho azajya ajya hose. Aha barimo baratwereka abantu babiri basa naho
bafite gahunda yo kuba bagiye kuba bashyingiranwa, bagiye gushakana vuba. Kumbe uyu mugabo yahoze ari umugabo w'uyu mugore wahindutse impumyi. Gusa ubwo uriya mugore yahindutse impumyi, uyu mugabo yahise amwanga ahita ajya kwishakira ririya habara. Bose bamutegerereje mu nzira, baramubwira bati turashaka amafaranga yacu. Nuko uyu mugore arababaza ati se amafaranga yanyu murayashaka? Nibyo mba ndabyumva, ariko se wa mugabo we, ya mafaranga wari ufite aka kanya urimo urayashaka? Ya mafaranga wari ufite aka kanya urayamaze? Umugabo aramubwira ati ibyo ntibikureba. Nuko uyu mugore nawe aramubwira ati wampumyi we, ibyo ntabwo bikureba, twebwe turimo turashaka kuba twashyingiranwa. Nuko uyu musore urimo gukomeza kugenda arandasa uyu mukobwa, arababwira ati ariko ibintu mutazi, ibintu muri kuvuga ndabiyamye, ntihagire kongera kuzamura amagambo nk'ayo ngayo, amagambo asesereza gutyo ntabwo ndi kuyashaka, ndabiyamye ku mugore wanjye. Uko wa mugabo na wa mugore barikubura baragenda babasiga aho ngaho. Abo nabo basigara hari ibyo bari gutekereza, bari kuvuga bati se dukoze iki? Nuko wa mugore w'impumyi ahita abwira uyu muhungu ukomeje kugenda amurandase, aramubwira ati fasha unkura aha ngaha, fasha umvana aha ngaha unjyane mu rugo. Umusore nawe aravuga ati nta kintu nagukorera usibye guhita nkujyana kuko binsabye, dore ko nta kintu nakwima. Umukobwa amaze kugera mu nzu aho yicariye, abwira wa muhungu aramubwira ati wenda ushobora kuba wibwira ko ndi umugore w'impumyi, umugore ubabaye, umugore wuzuye amarangamutima. Umuhungu aramubwira ati oya sinabitekereje, ahubwo nsobanukiwe umubabaro wawe. Umukobwa aramubwira ati nta cyizere na gike gisigaye kuri njye. Umuhungu aramubwira ati oya humura, icyizere cyo kirahari, uracyari muto kandi uri umukobwa mwiza. Gusa umukobwa aramubwira ati kabone nubwo uvuze ibyo ngibyo, yego nibyo koko ndabyakiriye, ariko ndi impumyi, ntabwo bikuraho ko ndi impumyi. Umuhungu aramubwira ati rero burya igisumizi gihora gisimburwa n'ikindi gishya. Umuhungu aramubwira ati kandi wahoze ari umugabo wanjye, yabonye undi vuba cyane, ubu ngubu nanjye sinzi uwo ndi we, sinzi ngo ni uwande. Gusa uyu muhungu yakomeje kumuhumuriza. Umuhungu aramubwira ati rero mbabarira kukubaza ibi ngibi, ariko se mu by'ukuri wavutse uri impumyi? Umukobwa aramubwira ati oya ntabwo nigeze mvuka ndi impumyi, ahubwo nanduye indwara idasanzwe mpita mpuma, nahumye nyuma y'uko maze kuvuka. Nuko niyo mpamvu umugabo wanjye yantaye. Umuhungu akomeza kumubwira ati byose ndabyumva. Nuko umukobwa aramubwira ati sinzi impamvu mbibwira umuntu ntazi. Nuko umuhungu aramubwira ati rero nuko wari ukeneye kubimbwira kugira ngo umutima wawe ube wabuhoka. Nuko umukobwa aramubwira ati ariko noneho simbishaka kongera kuvuga kuri njyewe. Umuhungu aramubwira ati mbwira, ndashaka kumenya ibyawe. Aramubwira ati se urashaka kumenya uko nisanze ndi impumyi? Nuko umukobwa nawe aramubwira ati ariko nanjye ndumva muri njyewe nifuza kuba nakumenya. Umuhungu aramubaza ati se urumva ushaka kumenya uko nisanze ndi umujura? Umukobwa aramubwira ati yego. Umuhungu aramubwira ati rero reka mbigusobanurire byose. Umukobwa aramubwira ati none se mbwira byagenze gute? Umuhungu atangira aramubwira ati kampani nakoragamo yantanzeho ikirego ngo ndi umujura, banyambuye ibintu byanjye byose bwite, gusa nari ndimo ndirengana. Ariko se niba uri umwere kuki utabigaragaza? Ayo niyo magambo uriya mugore yahise amubwira. Umuhungu aramubwira ati rero ubutabera ni ubw'abafite amafaranga, si ubw'abakene bo kuri iyi si, ariko si wibye. Umukobwa niko yakomeje abaza umuhungu, aramubaza ati se ubundi umuntu wibye wowe uramuzi? Umuhungu aramubwira ati njyewe umuntu wibye ndamuzi, ni bosi, nta wundi, ni bosi wari udukuriye, niwe wibye ibintu byose babinyegekaho. Aramubwira ati buriya rero ntabwo mba nshaka gukomeza gutekereza ku bitekerezo nk'ibyo ngibyo, sinshaka kongera no kubitekerezaho. Ahubwo aramubwira ati ngaho mbwira ni igiki ngomba kuba nakora none aha ngaha? Umukobwa aramubwira ati ni ibintu byoroshye cyane, ugomba kujyana nanjye mu busitani igihe cyose mbibugusabye. Niba wumva utakwishimira kugaragara uri kumwe n'impumyi ntuzabyemere. Umuhungu aramubwira ati ntuzongere kuvuga amagambo nk'ayo, ntuzongere kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi nanone nishimiye akazi umpaye. Umukobwa aramubwira ati rero dusezerane. Dusezerane.
umuhungu aramubwira ati yego, nuko babisezerana batyo. Umuhungu yemera kuzajya amuba hafi buri gihe. Bakomeza batwereka ahangaha uyu musore azindutse mu gitondo ari kuri Kamucaka, afite ururabyo rwe mu ntoki. Uyu mukobwa nawe yakomereje mu y'umuhanda arimo aragenda wenyine, gusa wa muhungu akomeje kumwoma inyuma n'indabyo. Nuko akimugeraho umukobwa aramubwira ati natekerezaga ko utaraza. Umuhungu nawe aramubwira ati sinatangira ntinda ku munsi wa mbere w'akazi. Umukobwa aramubwira ati urakoze. Nuko umuhungu aramubwira ati izi ndabo ni izawe. Umukobwa aramubwira ati se kubera icyo uri kumpa izi ndabyo? Umuhungu aramubwira ati kubera ko wankuye mu nzira mbi, mbwira amabara ki agize izi ndabyo? Niyo magambo yahise avugwa n'uyu mukobwa arimo abwira uriya muhungu kuko atashoboraga kubona ari amabara. Aramubaza ati se aya mabara agize izi ndabyo ni ayahe? Umuhungu aramubwira ati ayo mabara ni umuhondo, utundi ni udupinki, kandi ndabizi neza ko ayo mabara uri buyakunde kuko ni meza cyane. Nuko umukobwa aramubwira ati rero nanjye nifuzaga kuba nazibona. Nuko aramubwira ati umuhungu abaza uyu mukobwa ati mbabarira kuba ngiye kukubaza ibi ngibi, ariko se wigeze waganira na muganga ngo urebe niba hari amahirwe y'uko waba wabona uko wakira? Umukobwa aramubwira ati nashoboraga kubagwa mu mahanga ariko ntabwo nigeze nigirira icyizere. Umuhungu aramubwira ati rero ugomba kuba wakigirira icyizere, icyizere nicyo cya nyuma cyonyine gikwiriye kuba cyatuma ubasha kumererwa neza. Umukobwa aramubwira ati icyizere nicyo cya nyuma kirimo kiragenda kiyoyoka kuri njyewe. Umuhungu aramubwira ati ugomba kugenda ugashaka amakuru. Umukobwa aramubwira ati se ariko se ntayabona? Umuhungu aramubwira ati nibura uzaba wagerageje. Isi ni iy'abantu batinyuka, ariko abatinya nta kintu na kimwe bajya bageraho. Nuko umukobwa aramubwira ati ubivuze neza. Umuhungu aramubwira ati urakoze cyane kuba ugiye ubyumvishe, kandi wenda reka ngire icyizere yuko uzabigiramo uruhare tukareba ko byibura wagira ayo maso. Aba bari muri tize bageze aho bari kwiganirira, barahagarara barababwira bati bakibabona barababwira bati babwira uriya musore bati uzi ko ugiye kuba warongora impumyi? Nuko umusore arababwira ati nibyo koko nyakubahwa ndabizi. Nuko uyu mugabo ahita abwira uyu mugore we wahoze ari umugore we witwa Arjandara, aramubwira ati ndagushakira mu busitani nanone. Nuko umugore aramubwira ati urankurikirana? Umugabo aramubwira ati rero nagushakishije nakubuze. Umugore aramubwira ati ubusitani ni ubuntu kuri buri wese, ndizera ko wumva ko ntakigukunze. Reba niba utakinkunze si ngombwa guhora ubimbwira, kandi guhora usubiramo ibyo bigambo ntago binshimisha. Nuko uyu mugabo wahoze ari umugabo wa Arjandara aramubwira ati abwira Arjandara ati ndakwinginze ndagusaba ko wanyemerera nkishimira kuba hamwe na Damaris. Nuko umugore aramubwira ati ibyo ngibyo birakureba nimba ubona ko ari bwo buzima bugufasha kuba wumva wuzuye. Nuko uyu mugabo akomeza amubwira ati nubwo utabinyemerera unamenye ko byibura igihe nabanaga nawe ntigeze mba mu buzima bwuzuye. Niba waryohewe n'aka gafilimi ukaba uri mushyashya na subscribe. Igice cya kabiri muzakibona nimuramuka mukinsabye muri komenti zanyu. Igice cya kabiri kizaza nta kabuza, mugende buze kubona komenti gisaba. Murakoze, ndabakunda cyane.